Yes, so tugiye gukomeza inyigisho zacu kuri Python. Turagerageza kuzishyira mu Kinyarwanda ku buryo bushobotse, bidashobotse nyine tubirekera mu Cyongereza. So nizere ko niba ari ubwa mbere tugiye gukorana inyigisho nyine ko wakanda subscribe aho ngaho hasi kuri video, na share, na like, kandi ukaza no gusiga comment aho hasi. So hano rero tugiye kureba kuri web applications. Hano hari Python iduha library yitwa Django. Ntago ari Django gusa, iduha n'indi, hari yitwa Flask. Hari n'indi nshyashya yitwa Pyramid. So izi library zitwemerera gukora ama web application. Iyo umuntu avuze web application abavuze iki? Ni ukuvuga ushobora kuba ufite program, ufite piece of code, ni ukuvuga ama code akora a specific task. Ni ukuvuga ukaba ufite nka program wenda ikora nka calculator, nka calculatrice. Ukaba ufite program ishobora guplaying imiziki. Ukaba ufite program ishobora gutuma umuntu yandika nk'uko umuntu yandika muri Word. So iyo nuza niyo bita application. Noneho iyo iri kuri website, iyo ikuye kuri website ukayikoresha utabanje kuinstalla muri machine yawe, nizo twita nyine web application. So rero abantu mufite nka telefone, nka smartphone, ubona ko ari ibimeze nka project. Noneho project ariko noneho igeze gute, ifite ama application atandukanye. No kuvuga ushobora kufite application ya Facebook, ya YouTube, ukaba ufite application ikina imiziki, so ni gutyo. So na Django rero project nikimeze mimbere. No kuvuga ibifite abari project Django project abari folder cyangwa se directory. None mimbere ukaba ushobora gushama ama application menshi nkuko muri telefone yawe ushiramo westara ama application menshi cyangwa ukayakuramo. So reka twihute turebe. So hano abantu ku nyigisho za mbere twarebye ukuntu bainstalla Python kuri Windows no kuri Linux. So niba ari ubwa mbere dukora inyigisho ugomba kujya turashyira video hasi uyikurikire kugira ngo ushobore nyine kumenya ukuntu bakora zino virtual environment, sibyo? So hano rero icyo tugiye gukora gusa turakoresha virtual environment yitwa web app. Hano i activated deja. So nta kindi turahita twinstalla Django. Noneho ni gute twinstalla rero? Twarabibonye ukuntu bainstalla ko install Django. So hano ushobora no gushiraho version ushaka. Nanjye reka nshiraho version 2. So noneho kubona nyine Python irafata kanya yestare icyo rero hano icyo igiye gukora ni iki. So icyo igiye gukora ni iki, no kuvuga ira create folder. Ni kuvuga kuri Django project. Hano muri Django project hano abari nka hari folder. Noneho munsi twayandukarira andi ma folder ajyamo zino application. So yarangiye. So Django noneho twaturebe version ya Django style. So command ni reka bino tubisibe. So command ni Django admin version. Ukubona ko yesterday nyine version kabiri n'ibice bibiri. Ushobora no gushiramo version ya gatatu, version yandi kumva ari igezwe. So noneho ikindi ni iki, iyo umaze kuinstalla hano icyo tugiye gukora ni iki. Noneho tugiye gukora project yacu. So gukora project ni Django admin start project. Noneho ugashaho project name hano twayite gute? Twayita wenda katuyite kubika umuziki. Kwa impamvu tuyise kubika umuziki ni iki, reka banze nkwereke gato. Hano n'urugero rwo kuguha web application. Hano mfite web application yitwa Pato Inganzo. So nukuvuga iyi application nta kindi mfasha nuko bika imiziki, nkuko abika imiziki online ko ngaba mfite nka website
ibika imiziki abantu. So n'urugero gusa no kuguha urugero bo, ariko hano urebye iri hosted locally nyine kuri my machine, no kuvuga iri hosted kuri my machine, ariko kugira ngo accessing nuko nkoresha nyine nuko nkoresha web server. So hano rero ni gute urugero nk'iyi ntuza ikora nk'iyi pato inganzo. So urugero no kuvuga ushobora kuregisteringa umuyuza. So reka pato ndi kumva register, reka wenda tumwite Paul ko pato we arimo, tumwite Paul and email ye tuyite wenda paul@gmail.com na password nayo tuyite Paul. So submit. So urikubona iyo amaze kuregisteringa Paul, none yitumusaba gushiramo iki album, no kuvuga album indirimbo zijya muri album. So reka tumushireho na album artist, na artist nawe tumwite Paul nanone. Album title wenda tuyite indirimbo za Paul. Inyarwanda. Okay. So dushireho na logo y'indirimbo, logo ya album yiwe dukoresha wendi. Then submit. Ukubona nyine hano no kuvuga iki pato inganzo ikora iki n'ibiki. So hano irumvikana. So none ukona iyo submitinze icyo ukora ni iki, no kuvugizana ya logo ya album yawe, indirimbo za Paul twavuze ko ari ryo zina rya album, ni akaba ari type, akaba ari indirimbo z'inyarwanda, sibyo, na artist akaba yitwa Paul. So none ikindi ukora ni iki, nuko ushobora no kongera none kuri album ushobora gushiramo indirimbo noneho. So song title yitwa gute, count once to browsing turebe. Okay, yitwa Ndaje. So ukandika Ndaje. So nta kindi, submit. Okay, urikubona ko indirimbo yaje, ushobora none kwicuranga. So ushobora kwicuranga hano, igize ushobora kuyisiba hano. So ushobora no so ndikumva iyi nyine ni kind no kugira ngo wumve nyine web application icyo ibikora. So nkuko ushobora kubika indirimbo zawe muri computer local, nibiki ukaba ufite risk yo kuzibura n'ibiki, none ushobora no gukora application ushobora kubika indirimbo abantu online cyangwa gute bakazicuranga ibiki. So usibye n'indirimbo ziko nyine ushobora no gukora za online shopping ushobora. So actually project tuzakora tuzazivanga ku buryo nk'ubu dushobora kuba dufite izi ndirimbo, none ugakora n'indi application yo kuzigurisha, ugakora indi application yo kwigisha abantu kuririmba cyangwa umuziki, ariko byose bikaba biri muri project imwe nyine, wenda yitwa kubika umuziki cyangwa yitwa gute. So nizere ko hano byumvikana. So dusubiye kuri nuza yacu. So start project tuyite wenda kubika umuziki, sibyo, kubika umuziki, kubika indirimbo sinzi. Okay, kubika indirimbo. So kubika indirimbo